hari igihe azakwandikira kuko akeneye ko umuvugisha cyangwa se kuko ari amagambo meza umubwira, ariko mu gihe agukeneye. Vumbura TV Rwanda. Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe uyu munsi muri kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu 10 bigaragaza umusore utagukunda, ndetse tuganire ibindi bintu 10 bishobora kugaragaza umukobwa utagukunda. Ikintu cya mbere mbasaba rero ni ugutega amatwi mukabana nanjye tugakurikira kimwe kuri kimwe, cyane ko ari ibintu by'ingenzi ku buzima bwacu kandi dukeneye kuba twamenya. Aka kanya tugiye gutangira n'ikintu cya mbere. Ibi ni ibintu ushobora gutega amatwi ubwawe ukaba wamenya ko umuntu ubigukoreye atagukunda, cyangwa se ari kugukinisha, cyangwa se ari kuguprofita muri gahunda ze runaka, ariko nta rukundo namba utegereje kuri uyu muntu. Ikintu cya mbere gishobora kugaragaza umusore utagukunda, ikintu cya mbere nta kwitaho kandi nta kubaza uko umeze, nta na rimwe afata umwanya wo kumenya uko witwaye cyangwa se uko wiriwe, cyangwa se ngo amenye ibikubabaje. Igihe cyose nyine akora bifata nk'ibintu bisanzwe, nta munsi n'umwe afata umwanya ngo aganire nawe amenye umeze ute, cyane ko niyo mood yawe ihindutse ntajya kubaza umeze ute, byagenze bite. Igihe cyose nyine ahora ari kwa kundi akuvugisha ari uko agukeneye gusa. Ikintu cya kabiri gishobora kugaragaza ko uyu musore atagukunda kandi ukeneye kuba wagumiriya ukagenda ukajya kure, cyane ko atari we musore wenyine uri mu gihugu ushobora kuba wabona undi musore. Ikintu cya kabiri, ijwi rye rihinduka iyo umuhamagaye, aba ari bize buri gihe, cyangwa se akagusubiza nabi ku mpamvu zidafututse. Nyine ni kwa kundi ushobora guhamagara umusore umubaza wenda amakuru umeze ute, ariko we ukimuhamagara akaguhumira, akakubwira nabi, akakubwira uretse ndi bize, wakongera kumuhamagara akaba yanakubwira nabi, akavuga ngo kuki uri kumbuza amahoro yanjye. Iki kintu nacyo ni ikintu gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda kandi ko ugomba kureka gutatayimu ku muntu utagukunda. Ikintu cya gatatu gishobora kugaragaza umusore utagukunda, ntajya agufasha mu bibazo byawe. Nta na rimwe uyu musore ashobora kwifuza kumenya ibikubangamiye cyangwa se ibikubabaje ngo abe yakuba hafi mu gihe ukeneye ubufasha bwe. Mubonana mu bihe byiza, mu bihe biryoshye, ariko mu bihe bibi we arahunga akajya kure yawe, ntaba akeneye no kubimenya, ntaba akeneye no kukuvugisha. Ikizabikubwira, ushobora no kuvugana aka kanya mukavugana umubwira ko urwaye, ariko ntakenera kukubaza uko umeze, ntakenera no kubaza niba agiye kwa muganga, ntakenera kukubaza ngo ese byagenze bite, mwongera kuvugana ari uko wabaye muzima. Iki kintu rero nacyo gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda kandi atakwitayeho. Twikomereza ku kintu cya kane, cyangwa se ingeso ya kane ishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda. Ikintu cya kane, uhora wihebye kuko atakwitaho. Buriya mu buzima busanzwe iyo ukunze umuntu, nawe ubwawe umuha time yose, umuha amahoro mu mutima, umwitaho mu buryo bwose bushoboka, ariko uyu musore nta na rimwe aguha umutekano w'umutima, sibyo? Nta na rimwe akenera kuguha amahoro yawe se, nta na rimwe akubwira ko agukunda. Icyo kintu rero ni ikintu gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda. Ikintu cya gatanu gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda kandi ko mu buzima bwawe abayemo nk'umuntu ukeneye kumuprofita. Ikintu cya kane, akubona nka option, ntabwo akubona nka priority. Bivuze ngo iyo hari abandi bantu cyangwa se ibintu, ahitamo byose kukurusha, ahitamo ibintu wowe ukaza uri uwa kabiri. Hahandi ashobora kujya mu kazi, akajya muri gahunda ze za buri munsi, ariko wowe ntakenera kukuvugisha, nyine akuvugisha nyuma y'uko ibindi byose birangiye. Hamwe ushobora kuvugisha umusore akakubwira wenda urugero, impamvu ntakuvugishaga mu rugo, nari mfite wenda akazi, nari mfite umushuti wanjye wari waje kunsura, ariko wowe ntabwo nari kuvugisha, nakeneye kukwitaba ari uko agiye. Buriya umuntu ugukunda mu buryo bwose mu gihe cyose, we ahora yifuza kuba yavugana nawe, ahora yifuza kumva uko umeze, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, ubundi aba yumva mwavugana. Twikomereza ku kintu cya gatandatu, ariko bivuga ko icya 10 kiza kuba ari cyiza, icya 9 kiza kuba ari cyiza cyane, cyangwa se kikaba ari ingenzi kuri wowe kuba wakimenya. Ibi birakureba we mukobwa, birakureba mushiki wacu dukunda, birakureba cyane, bitega amatwi kandi ubyumve, bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi ikindi bizakurinda gutatayimo ndetse no gutinda kudakenewe. Ikintu cya gatandatu gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda kandi atagukeneye mu buzima bwe, ntashaka ko abantu bamenya ko muri kumwe.
ashobora no kugera kure cyangwa se akakwirinda mu ruhame cyangwa se kwanga ko abandi bamenya ko mufitanye urukundo. Bivuze ngo agerageza guhisha urukundo rwanyu, ntaba proud yanyu. Ubundi mu busanzwe tuzi ko iyo ukunda umuntu uba wifuza ko abantu bamumenya, uba wifuza ko abantu bamureba, uri proud ye, umuhoza kuri stati, umwereka inshuti zawe. Ariko uyu musore utagukunda nta na rimwe azigera akenera ko mu ruhame muba muri kumwe cyangwa se akenere ko mushobora kuba mwagendana. Bivuze ngo uwo muntu ntagukunda. Vumiriya, hunga, irukanka. Ikintu cya karindwi gishobora kukwereka umusore utagukunda kandi utagukeneye mu buzima bwe, ibitekerezo byawe nta gaciro bigenera. Yandika cyangwa se avuga agafata ibyemezo wenyine, wowe nturi uw'ingenzi mu buzima bwe. Bivuze ngo niba ushobora kuba ufite umuntu mukundana ariko akaba yandika ibintu byakuye mu mutwe we, agafata ibyemezo bye ku giti cye kandi muri kumwe, ndetse ibyo uvuze ntabihe agaciro, akakwereka ko atanabyitayeho, bivuze ngo uyu muntu ntagukunda. Kuko ukunda igitekerezo cy'igihe cyose uba ugikeneye kandi uba ugishaka. Ikintu cya munani gishobora kukwereka umusore utagukunda kandi utagukeneye mu buzima bwe, wowe mukobwa wumva ibi bintu ushobora guhita uhunga ukajya kure, kuko uri guta umwanya wakaba urimo urashakamo amafaranga ndetse ushakamo n'ibindi byinshi bitandukanye, uri kuwuta ku muntu utagukunda kandi utagukeneye. Nongera kubibutsa ko niba uri gukunda iki kiganiro wibuke gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo n'abandi bamenye ibingibi kuko ni ingenzi, wibyihererana. Ikintu cya munani, uyu musore utagukunda ntiyigera ategura umwanya wo kuba ari kumwe nawe. Mu gihe wowe ushaka guhura nawe ahora afite impamvu z'ibinyoma ndetse no kwirengagiza. Nyine muri cya gihe wowe wifuza ko muhura, umukumbuye, ukeneye ko muba muri kumwe, ukeneye ko muganira, ukeneye ko muba muturije ahantu hamwe, we nta na rimwe azigera abitegura. Nyine bivuze ngo ntagukumbuye kandi ntagukeneye mu buzima bwe. Rero iki gihe aho kugira ngo ubabare, hunga wirukanka utarababara, utararwara depression, hunga wirukanka. Ikintu cya cyenda, tugiye kujya kuri finale. Iki ni ikintu cya cyenda. Uko ukomeza kureba iyi video ndetse ukayirangiza, uragenda usobanukirwa ibindi bitandukanye, cyane ko icya 10 aricyo gikomeye. Ikintu cya cyenda, uyu musore utagukunda aragusuzugura mu magambo ndetse n'imyitwarire, aragusebya, ikindi aragucutsa, kuguca intege, ndetse n'ikimenyetso cy'uko agufata nk'utari ingenzi. Iki ni ikimenyetso cy'uko agufata nk'utari ingenzi mu buzima bwe, agufata nka shuwa ya kabiri. Bivuze ngo ntabwo uri priorite kuri we. Bivuze ngo wagenda utagenda, ibyo ntibimureba kuko ntagukunda. Uretse ko abantu twese twanga kumva ukuri, ariko ubundi umuntu utagukunda umurebye uhita ubimenya, cyane ko n'ibi bintu 10 kuri buri mpande, ku mukobwa ndetse n'umuhungu, bishobora kukwereka ko uyu muntu atagukunda. Reka guta umwanya, hunga. Ikintu cya 10 gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda, ari nacyo cya nyuma tugiye kujya ku biranga umukobwa. Ikintu cya 10 gishobora kukwereka ko uyu musore atagukunda, iyo musoza uburyo ntacyo bimutwara. Iyo ivugurura ribaye, we nta bubabare cyangwa se inyota yo kugarura icyari cyatakaye. Bivuze ngo uyu musore utagukunda, iyo mutandukanye we ntacyo bimubwiye, wagenda utagenda ntacyo bimubwiye, wagaruka utagaruka, mwapaka gatoya, ntabwo yitaye ku mubano wanyu, ntabwo yitaye kongera kunga umubano wanyu. Bivuze ngo iyo mupfuye akantu gato waraceceka akakwihorera. Ndetse n'ikimenyimenyi, ni wowe umwandikira hero, ni wowe umwandikira morning ya buri gitondo, ni wowe umwandikira amakuru. Ibyo byose rero tureke guta igihe. Tugiye kujya ku bindi bintu 10 bigaragaza umukobwa utagukunda. Basore muri hehe? Basore, iki ni igihe cyo gushaka amafaranga, mukava mu nkundo zitari seriye, mukava mu nkundo z'aba baprofita batabakunda. Ikindi mbibutsa ko niba ukunze iki kiganiro, wibuke gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV Rwa, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye bizajya binyura kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ikintu cya mbere rero gishobora kuranga umukobwa utagukunda, ikintu cya mbere ku mukobwa utagukunda, nta mwanya agutekerezaho nko kuba yakwitaho. Niba agukunda ntajya yifuza kumenya amakuru yawe, ntajya yifuza kumenya uko umerewe. Bivuze ngo ntiyaguhamagara ngo akubaze umeze ute, ntiyakwandikira wiriwe ute, ntiyakwandikira bite, ntiyakwandikira ngo ese byagenze bite, byabaye bite. Nyine bivuze ngo ntakwitayeho, nta nubwo agukeneye mu buzima bwe. Musore, hunga. Ikintu cya kabiri gishobora kukwereka ko uyu mukobwa atagukunda, uri guta umwanya, uburakari ndetse no kugusuzugura.
ibi byose biba byinshi kurusha ineza, ahorana amagambo akomeretsa, ahorana amagambo agukomeretsa, kugutoba cyangwa se kukwereka ko ntacyo umubwiye. Nyine bivuze ngo igihe cyose iyo muvuganye ashobora kukubwira reka da, reka genda, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, utuntu nk'utwo ngutwo, ngo sawa. Nyine bivuze ngo ushobora no ukamwandikira imikarago 5 akakwandikira okay. Ibaze ufashe umwanya w'iminota 5 wandikira umukobwa, yarangiza wa mwanya w'iminota 5 wafashe akawuvunja mu nyuguti ebyiri okay cyangwa sawa. Bivuze ngo ahangaha akweretse ko atagukunda, ntacyo umubwiye, aragutobye, aragukomerekeje, irukanka, hunga. Bivuze ngo uyu mukobwa kuvugisha ari uko akeneye kukuruhukiraho, nta rukundo uzigera umubonaho. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko uyu mukobwa atagukunda, ndetse muhungu ugomba kujya gushaka amafaranga kuruta uko ujya gushaka urukundo kuri uwo mukobwa. Ntajya agufasha kumva umutekano mu rukundo, muri we ntiharimo consistance. Rimwe na rimwe araguseka ubundi akagira imbehe idasobanutse. Bivuze ngo uyu mukobwa umubwira ibintu biri seriye wakaguseka, wamubwira ko umukunda akaguseka. Nyine igihe cyose agukeneyeho imbehe, nta kindi agukeneyeho, nta rukundo agukeneyeho. Afite abamukunda, afite abamwitaho, wowe uri aho ngaho uri nka shuwa ya kabiri muhungu. Nyine ntakumvisha umutekano mu rukundo, ahubwo ahubwo uhangayikiye umuntu utagukunda ndetse utanakwitayeho. Iki ni ikintu cya kane gishobora kukwereka umukobwa utagukunda. Nongera kubibutsa ko icya 9 n'icya 10 biza kuba ari byiza cyane. Niba wakunze iki kiganiro wibuke gukora share, like, comment, subscribe kugira ngo n'abandi barusheho kubona iki kiganiro ndetse barusheho gusobanukirwa, bave mu rukundo rw'ubuhumyi. Musore, ikintu cya kane kikwereka ko uyu mukobwa atagukunda, ashaka ibintu gusa, akuvugisha ari uko agukeneyeho cyangwa se akwitezeho impano, amafaranga cyangwa se inyungu. Bivuze ngo igihe cyose yatakwitezeho impano, atakwitezeho amafaranga n'ibindi byinshi, ntajya kuvugisha. Ni wa mukobwa mu gitondo ashobora kuzinduka akakwandikira mumaze amezi 3 mutavugana, akakwandikira avuga ngo hayi bite, wampaye 2, hayi bite, wampaye 10, wampaye 5. Basore, andika comment. Nta mukobwa urakwandikira mumaze amezi 3 mutavugana cyangwa 5 ngakubwire ngo hayi bite, wampaye 5, wampaye 10 aho, tutabeshyanye. Bivuze ngo uyu mukobwa wowe niyo urebye muri chat yawe nawe usangamo hayi wampaye 5, hayi wampaye 2, hayi wampaye 500. Musore, jya gushaka amafaranga, wikwiruka ushaka urukundo kuri uyu mukobwa. Niba waramukunze hungu uzabona abandi, nta mpamvu yo gutatayimo cyangwa se yo gutindaho udakenewe. Ikintu cya 5 kikwereka ko uyu mukobwa atagukunda, nta ntego ihamye afite kuri wowe, nta biganiro by'ejo hazaza, nta gahunda, nta bushake bwo kubaka. Bivuze ngo uyu mukobwa niyo mugerageje kuganira ejo hazaza hanyu, iyo mugerageje kuganira tuzakora iki ejo hazaza cyangwa se tuzakora iki, wumva atagufitemo, no muri plan ze ntagufitemo deja. Iyo muganira akubwira ko we n'umugabo we bazabaho ubuzima bwiza, akubwira ko we n'umugabo we bazabyara abana beza, ariko nta na rimwe ujya wumva ko we nawe muzabaho ubuzima bwiza. Nyine bivuze ko uyu mukobwa ntagukunda, ntagukeneye mu buzima bwe, ahubwo we umuriho nka shuwa cyangwa se umuriho nk'uwo yishimishirizaho mu gihe ababaye. Rega hari n'igihe sheri wamubabaza, rega sheri we yamubabaza akaza kwishimira kuri wowe. Iki ni ikintu cya 6 rero nanone gishobora kukwereka umukobwa utagukunda. Ndakubwira ko guhera kuri 6 kugera ku 10 ibi bintu birakomeye cyane. Tega amatwi. Ibintu 10 bishobora kukwereka umukobwa utagukunda, ariko guhera kuri 6 ahangaha ngeze kugera ku 10 birakomeye cyane. Birakwereka ukuri kose. Kandi nawe niba uri mu rukundo ruregetse, aka kanya ukeneye kwisobanukirwa. Ukeneye kwisobanukirwa ukareba kure. Ikintu cya 6 akubwira ko akurambiwe vuba. Ntakunda kukuvugisha igihe kirekire cyangwa ngo akubure, ahangayike cyangwa se ngo akubonere igihe cyo kuguha. Burya iyo muri kuvugana akubwira ko agiye mu kazi, akubwira ko ari busy, akubwira ko afite ibyo kwitaho, akubwira kandi ibintu bitanafatika. Ashobora kukubwira ko wenda agiye mu kazi, ariko igitangaje niyo akubwiye ko agiye mu kazi, utongeye kumuvugisha n'icyumweru cyashira atarakuvugisha, cyashira ataranakwandikira ngo hayi, wanamubaza amakuru akakubwira ngo okay, akavuga ngo sawa gusa. Ikintu cya 7 kikwereka ko uyu mukobwa atagukunda. Iki ni ikintu cya 7, nyine ntajya kubonera umwanya.
ashobora kutakubonera umwanya ariko akabonera umwanya abandi bantu. Buri gihe afite umwanya wo kujyana na bagenzi be, wowe ntabwo uri priorite. Nongere mbisubiremo, ntabwo uri priorite. Niba uyu mukobwa atajya kubonera umwanya, atajya abona umwanya wo guhura nawe, atajya abona umwanya wo kugendana nawe, ariko akaba afite umwanya wo kugendana na bagenzi be, nyine bivuze ngo wowe ntabwo uri priorite, ahubwo uri shuwaye ya kabiri cyangwa se uri shuwaye ya 30. Uri shuwaye ya 30, ntabwo uri uwo hafi mu buzima bwe. Rero iki gihe, iki ni ikintu cya karindwi kikwereka ko uyu mukobwa atagukunda, atagukeneye mu buzima bwe. Urimo urapfa umwanya, aho kugira ngo rero uta umwanya warira nonaha bikarangira, aho kugira ngo uzarire warataye umwanya. Ikintu cya munani kikwereka ko uyu mukobwa atagukunda, ntiyigera kwereka umunezero uri wowe. Iyo mwahuye cyangwa se mwandikiranye, nta munezero ugaragara. Nyine bivuze ngo ntabwo muri uyu mubano uri kumwemo n'uyu mukobwa, ntabwo ujya wishima, ntabwo ujya ubonamo umunezero, ntabwo ujya ubonamo guseka. Nyine bivuze ngo n'ubundi muri wowe mu mutima wawe harimo ubukonje, harimo agahinda, harimo za depresiyo. Basore, iki ni igihe cyo gushaka amafaranga aho kugira ngo wirukankire kuri uyu mukobwa utagukunda, wirukankire kuri uyu mukobwa utagukeneye. Ahubwo bivuze ngo wowe tangira ushakire urukundo ahandi hantu, ushake n'udufaranga. Cyane ko hari n'abantu bajya bakunda kuvuga ngo umusore ngo utagira kuduceri bakundwa na nyina wamubyaye gusa. Ariko ntabwo bivuze ko abakobwa bakunda abahungu bafite amafaranga gusa. Ariko ibi bintu ni ibintu ugomba kubona nawe ubwawe. Niba byose uko ari ibintu 8 ngezeho ubibona, bivuze ngo nawe nk'umuntu mukuru urabibona ko uyu mukobwa atagukunda. Ikintu cya 9 gishobora kwereka ko uyu mukobwa atagukunda, muracyari kurushanwa mu bubasha aho kuba mu rukundo. Nongere mbisubiremo, ikintu cya 9, wowe n'uyu mukobwa muri kurushanwa mu bubasha ahubwo kugira ngo murushanwe mu rukundo, ahubwo muri kurushanwa mu bubasha. Icyo navuga, aho kugira ngo mukundane ahora kwereka ko akuri hejuru. Nyine ashaka kwereka ko akuruta, byaba mu mafaranga, byaba mu bwiza, byaba mu ki. Nyine ahora ashaka kwereka ko wowe wisumbukuruje nyine tu. Iki ni ikintu cya 9. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma nshobora no gutindaho, iyo uhagaritse kuvugana nawe, nta kubura ngo agukumbure, nta kwibuka, nta kubaririza, ntagira inyota yo kubaza impamvu wahisemo guceceka. Nyine bivuze ngo basore, bivuze ngo uyu mukobwa utagukunda, iyo ugerageje ugasa nk'ucecekamo cyangwa se ugasa nk'urekera kumuvugisha, we ubwe ntashobora gutera intambwe ngo akubaze hayi ko wacecetse, hayi ko watuje, ese amakuru mere gute. Nyine bivuze ngo iki kintu nta na rimwe azigera kikubwira. Basore, ntabwo naje gusenya inkundo zanyu, ariko aka kanya ndagira ngo niba kuko ibi bintu maze kuvuga byose warabibonye kuri uyu mukobwa, sa nk'ugerageza umara iminsi 3 utamuvugishije. Nyine bivuze ngo azakuvugisha kugira ngo wampaye 5. Azakwandikira agiye kuvuga ngo mpa 5, mpa 2, mpa 20, mpa 30. Bivuze ngo we nyine nta rukunda kubona, ahubwo ari kubona nkaho wowe nk'icyo navuze kuri ya ngingo ya 9, ari kukubona nkaho wisumbukuruje cyangwa se ari we mwiza kukuruta cyangwa se umukeneye cyane. Bivuze ngo rero ntago ari gushaka kukuvugisha, ntago ari iyo umuretse nyine umuhaye amahoro. Basore, mwahaye amahoro abakobwa abandi bakajya gushaka bakunda, ahubwo mukareka kubirukankaho. Bivuze ngo uwo wawe arahari. Rero niba uri gutinda muri iyo relationship udakenewemo, uri gutuma wa wundi mwagakundanye cyangwa se wa wundi ugukeneye atabona aho aguhera, cyane ko uri muri relationship y'ubuhumyi, uri muri relationship udakenewemo. Rero ngiye nkavumbura, naje hano kugira ngo mbivumbure byose mbishyire ahagaragara, bigaragaze, cyane ko twese nk'abasore nta muntu biba bitarabayeho. Navuze ngo niba ushaka gutestinga urukundo rwawe, mara iminsi 3 utaguvugishije urebe. Ese ninde musore ntabwo wabura kubabazwa no kwandikira umukobwa, wenda urugero urazindutse uramwandikiye, waramutse neza mukunzi, umeze ute, ubaruta, mwandikiye ngira ngo kwifuriza igitondo cyiza, wajya kumva ukumva arakubwiye ngo okay. Ese icyo kintu byonyine icyo gusa ntabwo kikwereka ko urimo urabangamira umwana w'abandi. Uyu mukobwa uri kumubangamira, ariko igitangaje hari igihe azakwandikira kuko akeneye ko umuvugisha cyangwa se kuko ari amagambo meza umubwira, ariko mu gihe agukeneye akakwandikira, ariko wowe mu gihe umukeneye ntago ahari.
ntabwo yiteguye kuganira nawe. Reka no gutina mu magambo, ariko ndabashimiye cyane gukurikirana iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent, cyangwa se Vumbura wanyu, gati katiritswe n'Imana kadahungabanywa n'umuyaga, umuhungu w'Imana n'igihugu. Niba ukunze iki kiganiro, wibuke gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye binyura kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube. Ukore na share kugira ngo n'abandi babashe kubibona. Ndabakunda cyane.